Yesu ashimwe, ndabasuhuje mwese. Amahoro Imana itanga agwirire mu mitima yanyu. Nyibasuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo mwene so muri Kristo Yesu. Musangira ubutumwa bwiza kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Munyemerere dusenge mbere yuko dutangira. Urakoze Yesu kubw'uyu mwanya w'umugisha uduhaye. Ntago ari twe twawiha kuko muri kamere yacu ibyo ntibibamo, ariko urukundo rwawe rukorera muri twebwe nirwo ruduhatira, nirwo rutubwiriza gukora ibyo ushima. None muri uyu mwanya ube umusobanuzi mukuru, Mwuka Wera ubishimangire mu mitima y'abagiye kubyumva, kandi wigishe kurutaho. Mwuka Wera ubikorere ibyo ngibyo byose mu mitima yacu, wigishe ibyo ntavuze, urenze Mwami Yesu Nyiringabo ibyo ahakanwa kandi aha amagambo yanjye agera. Mwami Yesu ibyo ngibyo byose nizeye ko ugiye kubikora, kandi nanjye umfashe rwose mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dufatanye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abefeso. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu gitabo cy'Abefeso. Nanone kandi muraza kunyemerera nkoreshe Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana. Ni Bibiliya nkunda gukoresha cyane kuko harimo ikinyarwanda cyakorewe ubuhinduzi, cyangwa ni Bibiliya yera n'ubundi, ariko ikinyarwanda cyaho ntago gisa, ntago tuba twagoretse ijambo ry'Imana cyangwa mu bundi buryo bundi. Reka dusome hanyuma na Abefeso, ubwo ni Abanyefezi, igice cyaho ni cya 2. Turasoma guhera ku murongo wa mbere nibura ngeze ku wa 8, hanyuma munyemerere dusome. Abefeso cyangwa Abanyefezi, igice cya 2, turahera ku murongo wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo kuva mu rupfu ujya mu bugingo, namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu nibyo mwabagamo, mukurikije imigenzereze y'iyi si, mukurikije n'umugenga w'ibinyabutware byo mu kirere, ari we mwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. Natwe twese twabarirwaga muri abo igihe twari tugikurikiza ibyo kamere yacu irarikira, tugakora iby'umubiri n'ibitekerezo byacu byifuza. Ku byerekeye kamere yacu twarabokora akazi Imana kimwe n'abandi bose. Nyamara Imana yuje imbabazi kubera urukundo rwinshi yadukunze, yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro byacu, maze iduha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Yatuzuranye na Kristo idushyira hamwe nawe ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Kwari ukugira ngo mu bihe bizaza yerekane ubutunzi buhebuje bw'ubuntu bwayo ikoresheje ineza itugirira muri Kristo Yesu. Kuko mwakijijwe n'ubuntu kuko mwizeye Kristo. Ntibyakomotse kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyakomotse kandi no ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Munyemerere duhagarikira aha ngaha, hanyuma mbonereho kubabwira insanganyamatsiko cyangwa icyo ngira ngo tuze kuvuganaho nk'uko Mwuka Wera yabishyize ku mutima wanjye. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo agakiza si ubuntu. Agakiza ntago ari ubuntu. Nkivuga gutya ushobora kuba uhise wibaza ikibazo ngo niba agakiza atari ubuntu, kiyo mvugo nzi ko yasakaye aho nsengera cyangwa abo numva ko umuntu wese ufashe umwanya wo gushima Imana, mbere yuko avuga icyo agiye gushimira avuga ngo ndashimira Imana ko yampaye agakiza ku buntu, ko yampaye agakiza ku buntu. Iyo mvugo murayizi cyangwa nawe ugiye uyikoresha, ariko icyo tugiye kuganira tugiye kurebera hamwe twifashishije ijambo ry'Imana kiyo mvugo atariyo, cyangwa se kiyo mvugo idakwiriye. Nk'uko twari turimo kubivuga, ijambo agakiza birumvikana ko bituruka ku nshinga gukiza cyangwa se gukizwa. Nanone kandi bikaba atari umuntu ubyikorera ku giti cye,
nta muntu wikiza, ahubwo akizwa n'undi muntu. Nanone kandi kugira ngo umuntu akizwe cyangwa bamukize nuko hari ibyago, akaga runaka yaba arimo, hanyuma agahabwa ubwo butabazi. Hanyuma hari igihe usanga ubwo butabazi atabusabye, ahubwo ari uko agiriye impuhwe n'urimo kumureba akabonera bukwiye, cyangwa akabusaba ari uko yananiwe nawe ubwe kwikura mu maboko y'ibimurwanya cyangwa ibimuremereye. Biraza kunganisha mu gusobanura ijambo agakiza ngendeye mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera uko agakiza gasobanurwa nk'igihe Imana yabaga ikura Abisirayeli cyangwa abandi bantu mu kaga, mu bibazo, mu banzi babaga babagose cyangwa babazengurutse, kugira ngo Imana ibabakureho cyangwa ibabakize. Ibyo ngibyo bakabyita agakiza. Mu yandi magambo, agakiza mu isezerano rya kera bisobanurwa nk'igikorwa cyakorwaga mu buryo bugaragara. Hari indwara runaka abantu barwaye se, hari abanzi babateye, hari urugamba rubakomereye, hanyuma bakavuga bati Imana yadukijije, bakabyita agakiza. Urugero nabaha ni nko mu gihe Abisirayeli bari bagiye kwambuka inyanja itukura. Muribuka aho Mose yabwiye ngo mwebwe gusa mwicecekere, muraza kureba agakiza Uwiteka ari bubereke. None agakiza murakibuka ko ari igihe Imana yabambutsaga inyanja itukura. Mu yandi magambo, hari ibyari bibaremereye bibaza uko biri bugende, bashobewe, Imana ibereka agakiza kayo, ariko yakerekanaga mu buryo bugaragara. Hanyuma munyemerere mbibutse ko ibyo byose Imana yakoraga, ikabakiza abanzi, ikabakiza indwara, ikabakiza n'ibindi byago byose, byabaga ari igicucu bishushanya ikizaba mu isezerano rishya. Bite binganisha no gusobanura agakiza mu isezerano rishya, cyangwa mu buryo ki Yesu yatuzaniye agakiza, kuko byari bimaze igihe kinini bihanurwa, ariko ibyo ngibyo byose byahanurwaga byari igicucu cy'uzaza ari we mwana w'Imana Yesu. Hanyuma agakiza mu isezerano rishya ntabwo ari igikorwa gikorerwa inyuma, ahubwo ni agakiza, ni umurimo ukorwa na Yesu mu mutima w'abamaze kumwizera. Hanyuma muraza kunyemerera nze kubabwira ko agakiza kuzuye kabarirwa mu byiciro bitatu, kabarirwa muri faze eshatu. Hari uburyo umuntu avuga ngo narakijijwe, hanyuma bikagarukira aho ngaho gusa, ari naho bitera benshi kumva ko Yesu yabirangije, bigatuma bikorera ibyo bishakiye, bigatuma bakora ibyo biboneye, ngo nuko Yesu yavuze ngo byose birarangiye. Bakumva ko nta mpamvu yo kwiyeza, bakumva ko nta mpamvu yo kwiboneza, ngo Yesu yarabirangije. Ariko ndagira ngo mbabwire ko agakiza bagasobanukiwe nabi. Hari ukuvuga ngo narakijijwe, ndimo ndakizwa kandi nzakizwa. Mu yindi mvugo, naracunguwe, ndimo ndacungurwa kandi nzacungurwa. Mu yandi magambo, ahangaha ni ukuvuga ngo narejejwe, ndimo kwezwa kandi nzezwa. Aya magambo asobanuye iki? Agakiza mvuze ngo narakijijwe, nakijijwe iki mu by'ukuri? Hari igihano cyari kunjyaho kubw'ibyaha nari narakoze. Murabyibuka n'ijambo twasomye, turaza kugenda tubisanisha. Nari uwo kujya mu rubanza nkahabwa igihano cy'iteka bishingiye ko narindiwe. Mu bice ko twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu. Nshobora kuba ntarakoraga bya byaha bikomeye abantu bazi, ariko umutima wanjye ubwanjye ndabizi ububi nari mfite. Ariko Yesu umurimo yakoze nuko yabonye ubwo bubi bwanjye, akanyuzaho inkuru itangaza ko hari uwabasha kunkiza. Hanyuma kuba narakijijwe, nakijijwe igihano cy'ibyaha, ari rwo rupfu rwa kabiri. Abatizera Yesu rwose nta kabuza, urwo nguwo ni wo mugabane wabo, niko mu byahishuwe batubwira. Nakijijwe iki? Nakijijwe igihano cy'ibyaha, ari rwo rupfu rwa kabiri. Wa muntu wa kera ari we Adamu wa mbere, bya byaha mukomoraho nka sogokuruza wanjye, uwo muntu murabyibuka ko yapfanye na Kristo, hanyuma nkazuka ndi mushya, aribyo bita icyaremwe gishya. Icyo nakijijwe muracyumvise. Noneho ndimo ndakizwa, Umwuka Wera arimo kunkoramo umurimo wo kumpindura ngo nse n'umwana w'Imana. Ahangaha ho bisaba kumva icyo Imana ivuga, aho Imana itubwira ngo mwiboneze, mwisukure, mugire umwete wo kwezwa, muve mu bidatunganye. Aha ni igikorwa ubwanjye ngiramo uruhare. Bivuze ngo ningarukira hamwe ngo narakijijwe, bizatuma ngwa muri wa mutego wo gukora ibyaha ngo nuko nakijijwe. Oya, hari ikindi Imana ishakaho nyuma yaho.
iragira ngo nsohoze gukiranuka, iragira ngo ngendere mu nzira Imana ishaka. Ubwo rero ndimo ndakizwa, ndimo ndahindurwa mushya. Niho Imana ivuga ngo mwicishe kamere ingeso z'umwuka. Mu yandi magambo, kamere yanjye ntago nkiyumvira, ntago nkemera kuyoborwa nayo. Noneho gatatu ni ukuvuga ngo nzakizwa gute? Nzakizwa nkuwe aho icyaha kiri, njyanwe aho kitari, nambaye kudapfa, nibanire n'Imana iteka ryose. Niho tuvuga ngo nzakizwa. Hanyuma kandi ndaza kugaruka kuri ya mvugo tuvuga ngo agakiza si ubuntu. Bibaye agakiza ari ubuntu, ntago Petero yaba yaranditse akavuga ngo kuko mwaguzwe igiciro cy'amaraso menshi. Twebwe twaraguzwe igiciro cy'amaraso. Iyaba agakiza ari ubuntu koko, Imana ntago byari ngombwa ko yohereza umwana wayo Yesu ngo azadupfire, azababazwe, azakubitwe, ashinyagurirwe, ajye ku musaraba. Hanyuma ibyo ntago byari ngombwa, ariko icyo ni ikiguzi kigaragaza urukundo Imana yakunze we nanjye kugira ngo natwe duhindurwe abana bayo. Ariko ikibabaza naho bavuga ngo Yesu yaje mube abe ntibamwemera. Mbese ni ukubona aho wakirira ariko wowe ukajya uhabona nk'ahadafite umumaro. Mu yandi magambo, isi irabizi neza ko muri Yesu harimo uburuhukiro, harimo agakiza, ariko bakaba batari batera intambwe ngo bamwizere. Mu yandi magambo, ni ukubona aho wakirira kandi unarwaye, hanyuma ukavuga ngo njye sinshaka gukira, ukavuga ngo biriya ntacyo byamarira. Hanyuma rero twe twagiriwe ubuntu tukabarwa muri uwo muryango, tutabiheshejwe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo tubiheshejwe na Kristo Yesu. Uwo nguwo niwe wadukijije ibyaha byacu, ubwo twebwe ubwacu tutashoboraga no kubyisabira. Nta kuntu wabigenje ngo ubwire Imana ngo wampaye agakiza. Reka nkoresha ikigereranyo. Murabyibuka ubwo Abisirayeli bari ku nyanja itukura, Imana ibwira Mose ngo arambure inkoni hejuru y'amazi, nta numwe muri wabigizemo uruhare. Mose mbese ko hariya ashushanya Kristo Yesu wari kuza, washushanywaga kazaza akadukura mu bubata bw'icyaha aho twari turi. Kuko umwanditsi yabivuze, twari turi mu rupfu, twari turi mu buretwa, Satani yadutwazaga igitugu. Bigereranywa na hamwe Abisirayeli bari mu buretwa muri Egiputa, ariko Mose ushushanya Yesu, Imana irabwira ngo arambure inkoni hejuru y'amazi. Nta numwe ubigizemo uruhare, nta Mwisirayeli n'umwe uvuze ngo reka mbigenze gutya kugira ngo bikunde. Oya, ahubwo bambukira humutse nk'ikimenyetso cy'uko dukizwa twebwe ubwacu, atari uko twakoze imirimo itegetswe cyangwa se imirimo myiza, atari uko twabisabye, ahubwo ari uko ari ubuntu bw'Imana gusa. Twakijijwe n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu ni ikintu umuntu ahabwa. Iyo ndi gusobanura ubuntu, mvuga yuko icyambere umuntu uhawe ubuntu nta bukwiriye. Ikindi kandi nta nubwo yari kubona ikiguzi cyishyura ibyo ahawe ku buntu. Nta kiguzi na kimwe cyari kuboneka cyo kwishyura agakiza, kubera ko twebwe ubwacu hari abatambye ibitambo bigeraho birananirwa, kubera yuko bitari bubashe kuducungura. Ngo amaraso, ibitambo by'amafizi n'amasekurume ngo ntiyabishimye, niyo mpamvu ngo yohereje umwana wayo. Yesu ashimwe. Hanyuma niyo mpamvu nashatse kubabwira ko ntago agakiza ari ubuntu, ahubwo hari uwababajwe, hari uwakubiswe, hari uwagiye ku musaraba ngo akuronke, akubone, kugira ngo akwiyegereze uhinduke umwana we. Yesu ashimwe. Hanyuma munyemerere mvuge ko kuba Yesu yaravuze ngo byose birarangiye, ntiyaravuze yuko abakora ibyaha bakwiriye gukomeza kubikora ngo kuko agiye ku musaraba. Oya, yavugaga ibitambo byatambwaga kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. Mu yandi magambo, nyuma ya Yesu ntago bikiri ngombwa gutamba bya bitambuka ari bitanu byatambaga mu isezerano rya kera. Oya, ahubwo muri we niho twaboneye imbabazi kandi niho twacunguriwe. Ibyaha byacu birahanagurwa, dukurwaho urubanza rw'ibyaha. Iyi Imana itureba itubona na gukiranuka twabazweho ku bwa Kristo Yesu. Ntago byarangiriye aho. Imana iracyavuga ngo mwiboneze mwisukure, mugire umwete wo kwezwa. Hanyuma nkikomeje, turimo no kugana ku musozo, munyemerere nze kuza kongera kubabwira yuko Imana yaduhaye agakiza kugira ngo abatari babona agakiza, abo tubana, abo dukorana, abo twigana, nabo batubonemo uwo mucyo warasiye muri twe, nabo bahere ko bahinduke.
icyampa ukababazwa n'abantu 2 cyangwa 3 waba ubona aho uri aho ukorera batari bamurikirwa n'uwo mucyo, ukagira ishyaka ry'uko bahuza n'Imana. Mubyibuke ngo Yesu yaduhuje n'Imana, ngo noneho ngo Imana nayo itugira umuhuza w'abandi bantu batarayimenya nayo. Mu yandi magambo, niba narakishijwe nkakira Yesu nkaba nkikomeje gukizwa, ntago Imana ishaka ko nkomeza mbaho ku bwanjye, irashaka ko nyiberaho, irashaka ko mbaho mu bushake bwayo, irashaka ko ntakomeza kwitegeka ahubwo nyiberaho. Yesu ashimwe. Kandi ntibirangiriraho nkuko Paulo yabivuze ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Nibirangira utume isi ishaririwe uyibera umucyo, uyibera urumuri, abandi bahere ko bakizwe nabo bumve imbabazi n'ubuntu twagiriwe. Urakoze Yesu kubw'uyu mwanya mwiza waruduhaye ngo tuganire. Twakijijwe n'ubuntu bwawe tutari dukwiriye, ntago byari ibyacu, ntitwabisengeye, ntitwanabikoreye. Wagize neza kudukura muri uwo mwijima ukomeye. Ntago twari gukizwa n'undi muntu wese kuko abantu bose baratwirengagizaga, ntawe ari kutugirira imbabazi cyangwa impuhwe, ariko wowe wagize neza kubwo kuducunguza amaraso yawe. Ubishimirwe iminsi yose kandi udukomeze gukomeza kugendera muri iyo mirimo myiza y'agakiza. Urakoze kubw'uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, amen.